Reka nongere ngusuhuze weho ukurikiranye Seeds of Love TV. Reka amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi nje n'ikindi kiganiro gihangayikishije isi, abatuye isi bose. Reka nizere ko rero aho muri hose mumeze neza, kandi ndizera ntashidikanya yuko Uwiteka akibarinze. Mbibutse yuko iki kiganiro ni kubaho muri society cyangwa se living in society, gitambuka hano kuri Seeds of Love TV cyangwa se imbuto z'urukundo mu Kinyarwanda. Uyu munsi rero bazaniye ikiganiro kijyanye n'amafaranga cyangwa se impiya. Nkuko rero turi mu isi kandi niko bimeze, tugomba kubaho neza mu buzima bwiza. Niyo mpamvu tugomba kwirukanka tugashakisha hirya no hino, tugashaka ibyatunga imiryango yacu, tugashaka ibyatunga umubiri, tugashaka ibyatunga imiryango yacu. Ariko se koko ko twirukanka ku mafaranga buri gihe tugashaka kubaho neza, kandi rwose nta mategeko abihana? Ariko muri uyu munsi aka kanya tugiye kureba niba koko gushaka amafaranga cyane cyangwa se niba kutayashaka ari ikibazo. Turashaka imibereho, tugashaka ubuzima, ariko se tubushaka mu buhe buryo? Ubwo buzima dushaka tubushaka mu buhe buryo? Bibutse yuko rero ikiganiro cyacu iyo tugikoze twibanda mu gitabo twemereramo, kandi ntekereza ko hafi ya bose cyangwa se hafi 90%, wenda nicyo kigereranyo nafata, twemera Bibiliya. Hari byinshi rero Bibiliya yagiye bivugaho ku bijyanye n'amafaranga. Hari igihe rimwe na rimwe twebwe ubwacu dufata amafaranga mu rundi rwego, tukumva amafaranga ni byose. Ariko se koko ni byose? Reka tuze tubirebe, twumve icyo Bibiliya yagiye bivugaho ku bijyanye n'amafaranga. Ifaranga ryabaye ifaranga hirya hino, ingeri zose zigiye zitandukanye. Dushaka ifaranga, amafaranga. Usanga tujya mu kazi gushaka amafaranga, rimwe na rimwe ntitukabone, ariko tugashakisha indi mirimo yose yatuma tubona amafaranga. Ariko se iyo tumaze kuyabona cyangwa tukabona icyo dukora, ayo mafaranga agatangira kwinjira, ese ahari tuyabona gute? Tuyakoresha gute? Iyo amaze kugera kuri konte tuyakoresha gute? Cyangwa se mu gihe ataraboneka ni uwuhe mwete nshiramo kugira ngo nyabone? Benshi muri iki gihe twizera ko amafaranga akora byose, ariko ntabwo amafaranga akora byose.
hano kuri iyi si turimo, buri kintu cyose gikenera kigenzi cyacyo kugira ngo byuzuzanye. Umuntu akenera undi muntu, inyamaswa igakenera indi nyamaswa ngenzi yayo, n'amafaranga akenera ikindi kintu runaka giturutse ku ruhande kandi cyiza cyunganira amafaranga muri ubu buzima bwacu. Kugira ngo tubeho neza rero nuko tuba dufite ibintu bibiri bigiye bitandukanye, byinshi bikagenda bijyana. Mwibuke yuko n'Imana ijya kurema ku muntu byizera, yagiye irema ibintu bibiri. Igeze no ku muntu iravuga ati uyu muntu si byiza kaba wenyine, ahubwo reka muremere umufasha. Niko kuvanamo undi muntu wa kabiri kugira mubere umufasha. Amafaranga ndagira ngo rero tunyarukire turebe ibihamya. Ndashaka kugira ngo sinibande mu magambo cyane, ahubwo turebe ibihamya bigaragaza amafaranga Bibiliya nayo yabivuzeho. Twese tuzi umwami Salomo yari umukire cyane ku rwego rwo hejuru, kandi yari atunganiwe rwose. Ariko muri uko gutunganirwa cyangwa se gukira, yari afite byose, ntacyo yari abuze mu bijyanye n'ubutunzi, ntacyo yari abuze pe. Ariko nyuma yaje kwandika mu gitabo cy'Umubwiriza, Umubwiriza igice cyawe cya 5, twumva ukuntu Salomo yabivuze, kandi yari umukire, yari atunze pe. Ni igice cyawe cya 5, turahera ku murongo waho wa 10. Niba ufite Bibiliya hafi, yifate tujyane ku bijyanye n'ubutunzi n'ifaranga. Yaranditse aravuga ngo ukunda ifeza ntabwo ahaga ifeza, n'ukunda kunguka byinshi nawe nuko, ibyo nabyo ni ubusa. Nabyo ni ubusa. Iyo ibintu bigwiriye, ababirya nabo baragwira, nyirabyo aba yungutse iki kitari ukubirebesha amaso gusa. Ukagira amafaranga ugahaha byinshi. Uko ugira amafaranga ni kugira ibiyatwara byinshi. Mbese ibyo ngibyo byaba bikumariye iki? Ni ukubirebesha amaso gusa, ukajya ubona amafaranga agenda utazi yagiye. 12. Ibitotsi by'umukozi bimugwa neza. Iyo wakoze rwose ewane ugataha urushye ugasinzira, ujya wumva ariho buri. Iyo ubyutse wumva umeze neza kubera ko waryamye urushye, uraruhuka ibitotsi ewane ku buryo kintu wagukangura wamugwa nabi. Rero niyo mpamvu bavuze ibitotsi by'umukozi bimugwa neza, ngo niyo ariye bike cyangwa byinshi, ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Amafaranga ashobora kukugurira uburiri, ariko ntashobora kukugurira ibitotsi. Iyo niyo point irimo. Ayumvise. Iyo umukozi atashye akava mu kazi
akaza akaruhuka akaryama, bimugwa neza pe, yarya bike yarya byinshi kuko yakoze. Ariko guhaga k'umukire, wa wundi wabonye amafaranga pe, uri guhemba wa mukozi, uryamye, bimubuza gusinzira. Uko guhaga kwe, ahora atekereza ati ejo bizagenda gutya, ejo business zanjye nzagenda gutya na gutya, nzapanga. Ahora mu mishinga, n'igihe cyo kuruhuka cye ahora mu mishinga. Akajya kuryama akaba kanze telefone akareba schedule ukuntu iteye, gasanga ibitotsi birabuze. Rimwe na rimwe ntabone n'umutekano, ntabone amahoro, atekereza ati amafaranga barayajyana, stress zikamufata. Niyo mpamvu Bibiliya yabivuze neza, iravuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose, nta na kimwe cyasigaye. Aba umuzi w'ibibi byose. Rero byagenze gute? Turaza kubireba neza. Salomo rero yakomeje kubivuga mu bitabo bye byinshi yagiye yandika, nk'igitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani naho yabivuze neza mu gice cyayo cya 28 ku murongo wa 20. Iyo abanyabyaha babyutse abantu barihisha, ariko iyo barimbutse abakiranutsi baragwira. Ku murongo wa 27, nasomye ku murongo wa 28 kandi navuze 20. Umurongo wa 20, umunyamurava agwiza imigisha nyinshi, ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. yewe Roma Salomo yari umukire, ariko bigezaho yandika amagambo akomeye, umunyamurava agwiza imigisha myinshi kandi, ariko ngo uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Reka nkwibarize wewe, ese amafaranga yashaka ku rugero rungana rute? Rimwe na rimwe hari igihe dufata amafaranga tukayarutisha bagenzi bacu. Umuntu akagutumira mu bintu runaka, afite ibirori se, wenda umukobwa wagiye gushaka cyangwa umusore wagiye gushaka, ariko akazi kakakuzitira, ukavuga ngo ntago nzaboneka, nzaba mfite imirimo myinshi. Dushaka amafaranga ku rwego rwo hejuru. Rimwe na rimwe ugasanga unaniwe no kujya gusura umurwayi ku bitaro, kandi uzi ko arwaye, kubera amafaranga. Ngo nagiye gushaka amafaranga, ntumenye n'amakuru. Cyabikoze nkabikunda, iyo avuye mu mubiri twese turahurura. Amafaranga. Uwihutira gushaka ubukire cyangwa akihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Na Timoteyo rero yarabivuze. Timoteyo wa mbere igice cya 6 no murongo wa 10, igihe kizagera amafaranga atagaciro. Niyo mpamvu Bibiliya bivuze neza ngo icyakora ko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Iyo unyuzwe ukanyurwa n'utwo ufite, ntiwihutire gushaka ubukire. Utwo ubonye ukaturya wishimye icyo gihe cyose, byose bifatanije n'umutima wawe unyuzwe, ukubaha iyo Mana, inyungu nyinshi byanga byakunda ziraza. Bibiliya niyo bivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana
no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ariko twebwe dukora ikinyuranyo cy'ibyo. Twe tumanza twashaka ubutunzi tukabona gushaka Imana. Ahubwo muri uko gushaka ubutunzi, iyo tugize ibyo duhura nabyo bidusitaza cyangwa se bikadukoma mu nkokora, nibwo twibuka gutabaza Imana ngo Mana numfasha hano hantu nkacika ngo nzagushima. Ariko si imaze kuhakurenza uri gushaka ubwo butunzi, wibuka kuyishimara. Amafaranga arasenya ingo nyinshi. Abantu baragambanirana kubera amafaranga. Bamwe bakicana kandi ari abavandimwe, bari inshuti, basangiraga kabisi n'agahiye, ariko yakumva ikiraka cy'amafaranga kiraje, ntabe yanarangira mugenzi we kugira ngo nawe afate kuri ayo mafaranga, ahubwo akamanza yagenda. Rimwe na rimwe yabona ko mugenzi we agiye kumukirana akamugira ishyamba. Amafaranga uyashaka mu ruhe rwego? Abenshi barapfuye, ubutunzi bwose bari bafite bubabera imfabusa. Ese ko Salomo yarakize ubu ntagihari? Ese ubutunzi bwe bwajyanye nde? Ntabwo yajyanye kuzimu, ntabyo bajyanye. Urubaka ugashaka amafaranga, ariko se nta nkuru mwumva ko umuntu arangiza na kaminuza agiye kubona akazi, yabonye n'akazi keza, umubiri ukanga, isi ikamutwara. Akubaka ama etaje, akagira ubwo bukira, amafaranga yamara kuza aribwo atangiye gufata ubuzima yubatse yasoje, isi ikamuhamagara ati ngwino, wahoze mu butaka, ngwino ndagukeneye. Kubera iki? Ariko ibyo tukabirenza amaso, tukirundurira mu butunzi. Rimwe na rimwe tugahemuka kubwo ubutunzi tugiye gushaka. Amafaranga rero ni mabi, ku rundi ruhande ni meza. Iyo umenye kuyakoresha neza, byanga byakunda akubyarira inyungu n'umusaruro. Nkuko tumaze kubibona yuko iyo ubifatanije no kubaha Imana, Imana ikwereka uburyo ugomba kuyakoresha mu buryo bwiza cyane. Niyo mpamvu tugiye kureba akamaro kayo. Akamaro k'amafaranga rero ntacyo Bibiliya yasize. Nujya rero mu gitabo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 4, dushaka ubuzima, ariko se dukoresha gute amafaranga iyo tumaze kuyabona? Twabonye ako kazi, yego tumaze kuyabona, tuyakoresha gute? Igice cyaho cya 4 ku murongo wa 19 hari icyo babivuzeho. Abandi, nahereye ku murongo wa 18, abandi bagereranywa n'izibiga mu mahwa, abo nibo bumva iryo jambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo byinjiye mu mutima, biniga iryo jambo ntiryere. Amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo binjiye mu mutima, biniga iryo jambo ntiryere. Ahangaha yari guca umugani, arucira abigishwa. Yabigishirizaga mu migani,
yabigishije igitekerezo cyo mu bibyi, yuko zimwe yabibye imbuto, zimwe ziragenda zigwa mu mahwa, izindi zigwa ku butaka bubisi butoshye buramera. Ariko kuri uyu murongo yari gusobanura, zimwe zaguye ku kara, kandi nawe yashakaga ubutunzi, yashakaga amafaranga. Uwo mubibyi yashakaga kugira abeho neza, sibyo? Ariko ari kubisobanura yarababwiye ngo kuri uwo murongo waho wa 19, ngo amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima binigira iryo jambo ntiryere. Aho ni ku mahwa, yuko imbuto zaguye mu mahwa. Abo ngo nibo bumva iryo jambo, bamara kuryumva amaganya y'isi akaza akabafata, n'ibihembo by'ubutunzi bya bindi uri gukorera, bamara kuguhemba ukagira irari ryo kwifuza ibindi birenze. Iyo bibyinjiye mu mutima rero, ibyo byose, ya maganya n'ibihembo by'ubutunzi n'iryo rari ryo kwifuza ibindi birenze, iyo byinjiye mu mitima yacu biniga rya jambo twumvise. Kandi byitwa ngo twayubashye Imana. Ariko iyo tugeze muri ibyo bintu, amafaranga yacu, ubutunzi turi gushaka, wita buniga iryo jambo ntiryere imbuto. Rero iyo tumenye kuyakoresha neza bigenda neza. Umubwiriza igice cyawo cya 10, igice cya 10 umurongo wawo wa 19, ibirori bigirirwa gusetsa, kandi vino inezeza ubugingo, kandi ifeza niyo isubiza ibintu byose. Ifeza turayigereranya n'amafaranga, kuvuga ngo ibirori biragwira, tugira ibirori byinshi byo gusetsa, tugaseka tukishima. Kandi vino nayo tuyishakisha iki? Amafaranga. Turayigura. Iyo udafite ifeza, iyo udafite amafaranga, ibyo byose ntiwabibona. Bishatse kuvuga ko amafaranga iyo tuyafite, tugira ibyo duhaha bikatugirira akamaro muri ubu buzima bwacu. Ariko nubwo adufasha muri byose, ibintu bigiye kuzahinduka. Ibintu bigiye kuzahinduka kugira ngo amafaranga aveho burundu, nitwongere kuyakoresha, kuko igihe kigiye kugera. Urwa mbere rero rwa Timoteyo yanditse, urwandiko rwandikiwe Timoteyo 5 umurongo wa 8, ngo ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe, aba yihakanye ibyizerwa, kandi aba abaye mubi hanyuma y'utizera. Hari abantu bashaka amafaranga, bamara kuyabona ntibibuke famiye yabo, bakagenda bakibera muri ubwo buzima, ntibibuke ko bagomba guhereza n'abandi bakaryaho kuri ayo mafaranga bahembwa, kuri ayo mafaranga babonye, kuri ubwo butunzi bafite, bakagenda bakabwikubira. Hano rero Bibiliya itubwiye neza yuko tugomba gutanga ku byo twabonye, tugasangira nabo, tukabatunga bitewe nuko twabonye amafaranga. Rero niyo ushaka kuyikubira, uba uhakanye ibyo wizera n'ibyizerwa, kandi ngo ubaye mubi hanyuma y'abandi, hanyuma y'utizera.
uko twabona amafaranga rero tugomba kuyakoresha neza mu buryo bwiza kandi bukwiriye umuntu, ikiremwa muntu. None se amafaranga yawe yafashisha bangahe? Asara ujya wibuka gufata dukeya byibuze ngo duhereze umushonje, ugaburire uwabibuze, uhereze icyo kunywa mugenzi wawe. Kandi Yesu yarabyivugiye aravuga ati ngo ubwo mwabikoreraga ba bandi boroheje bari hanyuma y'abandi, ninjye mwabikoreraga. Weho umaze gukora ibingana bite mu butunzi bwawe ufite? Ese unyurwa n'ibyo ufite, cyangwa ujya gutanga, wajya gutanga ugahita utangira ukavuga ngo nanjye ntayo mfite? Kandi umuntu agukeneyeho ubufasha. Hari impamvu uwo muntu agukeneyeho ubufasha, nuko ubu ufite ikindi cyadafite. Ugomba kumufasha rero mu bushobozi bwawe bukeya. Ariko iyo tuje kuvuga ikintu kijyanye n'ifaranga, intoki zacu zanga kuva mu mifuka. Kubera iki? Turacyashaka ubutunzi bwinshi burenze. Itutekereza ati ninguhereza tuno tuntu mfite twanjye, ntabwo ndi bubone uko mbona ndi. Ni ukujya mvoma bihita ntanga, ntabwo mfite ayo gutanga. Niko twibwira benshi muri twebwe. Ariko iyo tutayafashe neza ngo tuyakoreshe icy'umurimo wayo, umurimo w'amafaranga ni uwo gukora ibyo twifuza, tugashaka ibyo twifuza muri ubu buzima, ariko bitatwangiriza cyangwa se ngo bigire aho bibangamira imibereho yacu. Abenshi barapfuye barabisiga. Hari rero irindi somo riboneka mu rwa kabiri rw'Abatesalonike 3:12. 3:12 nabo barabivuze. Nuko rero abameze batyo turabategeka tubihanangiririza mu Mwami Yesu Kristo gukorana ituza ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabo. 13. Ariko mwebweho bene data ntimugacogore gukora neza. Ntimugacogore gukora neza. No muri ayo mafaranga burya twayakoresha neza. Tuba turi gukora neza iyo dufashije mugenzi wacu. Ukeneye ubufasha ukayamuhereza. Ukamuhereza uko ushoboye. Ariko kenshi twirunduriye mu gushaka amafaranga, n'inshuti zacu ntitukizibonera umwanya. Nta mwanya tukibonera abantu, inshuti zacu, imiryango yacu, kubera ko turi kwirukanka dushaka ubutunzi bw'isi. Umugabo n'umugore batumvikana ku mutungo bagatandukana, divorce zikavuza ubuhuha kubera ifaranga. Gutabara bikaba ikibazo. Ndi mu kazi ntago mboneka. Muri Luka rero, Luka igice cyaho cya 14, Luka 14:28. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza? Ikibazo gikomeye. Ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza? Mbere yuko ujya gukora ikintu, aho kugira ngo kizagende gicumbikire hagati, manza ubare amafaranga ufite yo kugira ngo ugende kore kiriya kintu runaka. Ugiye kubaka inzu, uramanza ubare inzu amafaranga ugiye kubaka ngo nangahe.
bizasaba ngahe kugira ngo yuzuze. Nurangiza ureba amafaranga ufite, nusanga ntayo ufite, ntago ari ngombwa kwipasa muremure mugiye kubaka. Reka kora igikwiriye kijyanye n'ubutunzi bwawe. Ugashaka ibiciro bihanitse cyane, kwishira mu mwanya utariwo. Hari abantu bajya biyemera ngo bafite amafaranga kandi ntayo bafite, akaba yakwihenda akagura ibintu bihenze kandi ntayo afite. Ni nk'umuntu ujya kugura imodoka nta nzu arabona yo guturamo, akiri gukodesha. Yego ubuzima burakomeye, buragoranye, ariko uba ugomba kurya nk'uko uriho. Ubonye amafaranga ugiye kugura imodoka kandi uracyakodesha inzu. Umunsi bagusohoye muri iyo nzu se uzarara mu modoka buri gihe? Ni ikibazo. Yarakomeje rero muri Luka 16, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 16 umurongo wa 9, ngo kandi ndababwira nti ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ndababwira nti ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Amafaranga yacu, umugani baravuga ngo iyo ukize baraza. Iyo umaze kubona amafaranga inshuti ziraza, ariko mu kandi kanya yamara gushira bakigendera. Akenshi rero usanga tuyakoresha gutyo kuyashakisha inshuti, igihe yashize uteganya ko hari igihe bazagenza gute, bazakugoboka. Ku murongo wa 10 batugira inama ngo ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse ku gikomeye, kandi ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranuye ku gikomeye. Kuvuga ngo iyo amafaranga ni amafaranga ni toto kugira ngo uyafashishe umuntu, ni ikintu cyoroshye kugikora, ariko kubera ko kamere zacu zitabyumva neza, rimwe na rimwe ntitubyumva. Rero ngo ukiranuka ku cyoroheje abakiranutse no ku gikomeye. Twa tundi dutoya ugomba gukorera umuntu, burya na cya kindi kinini wakagombye kumukorera ubwo ikiranutse, kubera ko mukoreye akantu gatoya keza kandi kamugirira akamaro. N'Abaheburayo babivuze neza mu Baheburayo igice cya 13. Abantu baricwa kubera amafaranga, ngo bagiye gushaka amafaranga. Mujye mubona abantu biturikiriza ibisasu, baba baratanze ubwitange bwabo, byibuze ngo napfa umuryango umere neza, kwitangira umuryango kubera amafaranga. Cumi na gatatu rero ku murongo waho wa 5 batugira inama ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinza gusiga na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato. Ntitukagire ingeso zo gukunda impiya. Amafaranga turayakunda cyane cyane. None n'igiteye ubwoba, usanga amatorero menshi ari hano yadutse y'inzaduka, amatorero menshi ashoboka, nta kibwiriza gisigaye gitambuka nta mafaranga bavuzeho. No kwizera kwacu byajemo business. Umuntu akagenda agiye gusenga, agiye kwisengera Imana, kuva ku Sabato ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane ari amafaranga gusa. Ni byiza amafaranga twayabibonye, akora umurimo w'Imana, agira gute, ariko tuba dukeneye no kumva ijambo ry'ihumure. Yesu Kristo kadushaka, kadukeneye. Ntago ari ngombwa ngo ibibwirizwa byose bitambuke imbere ngo muze muture muhabwe imigisha, muture muhabwe, kikaba icyigisho.
kandi hari umuntu uba ufite umutima umenetse w'umukene uri aho waje kwishakira ijambo ryamuhumuriza, ariko iyo yumvishije ikibwiriza cyose kibaye amafaranga, ntacyo tuba tumufashije, ntacyo, ahubwo agira ipfunwe muri we, akavuga ati se abandi bari gutura cyane, njye ntayo mfite, rya jambo ry'ihumure akaribura. Gutura ni ingenzi, ariko ntidushake iby'umurenga, iby'imirenga. Buri muntu atura uko yaramutse n'ukuntu ashima Imana bitewe n'ukuntu yaramutse n'amafaranga yabonye n'inyungu ze, ariko ntabwo umushyiraho igitutu ngo nudatanga nta mugisha, nudagira gute ntayo. Tuba tugiye kujajinga. Mujya mubibona benshi ku masocial media babwiriza amafaranga. Ibintu byose byabaye business, dushaka amafaranga ku kibi n'ikiza. Ati ntimukagira ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzaguhana na hato, kandi ntabwo nzaguhana na hato, sinzagusiga na hato, ntabwo nzaguhana na hato. Nitudakunda impiya rero, ahubwo tukanyurwa n'ibyo dufite, Imana izabana natwe. Ku murongo wa 18 w'icyo gitabo cy'Abaheburayo, mudusabire kuko twiringiye yuko tudafite umutima wicira urubanza, tukaba dushaka kugira ingeso nziza muri byose. Ingeso nziza muri byose. Amafaranga ntiyasigaye, byose birimo. Tuba tugomba kugira ingeso nziza, n'abatubona bakavuga ati koko bari abantu ni sawa, bari abantu wabahungira, bari abantu wabiyambaza, nabo kwizerwa. Ariko twebwe dukunda amafaranga cyane, rimwe na rimwe twabisimbuje Imana, dushaka amafaranga. Umuntu arakubwira ngo tujye gusenga, ngo mfite akazi, umunsi wo gusenga wawuhinduye uw'akazi. Ni amafaranga, impiya, gukunda impiya, iby'imirenga. Nyamara unyuzwe n'utwo ufite, Imana ntago yaguhana. Bashaka amafaranga rwose. Ubuzima ni imibereho, nta mafaranga. Ariko se ayo mafaranga tuyakoresha gute? Tuyashaka gute? Sari tunyurwa n'ibyo dufite, cyadushaka iby'imirenga. Umuntu aho kugira ngo umufasha, ahubwo ukamuguza, ukanamushaka n'inyungu, ukamushakaho n'inyungu. Kubera gukunda impiya gusa. Umuntu aje gutakambira ati basi nguza, njye nguza nzakwishyura. Akavuga ati njyayo mfite n'inyungu, uzanyungukira, kubera ko nta bundi buryo akemera. Ariko se ko kaje kugusaba hari ayo azabona? Ntayaba afite. Kandi ngo niba ushaka kuguza, ujye umuhereza, ntuteganye ko azakwishyura, ubu yamuhaye. Dushaka inyungu zirenze muri ubu buzima, kandi ntabwo Bibiliya ibyemera. Ntukanyage umukene kuko ari umukene, kandi ntukarenganye indushyi mu manza. Ntukarenganye umukene kuko ari umukene, kandi ntukarenganye indushyi mu manza. Ntukanyage umukene kuko ari umukene. Ariko se uramunyaga n'utwaye yari afite koko? Hari abantu babayeho gutyo. Ndakuguza unyungukire, kandi uzi ko ari umukene atishoboye. Usibye n'ibyo, n'undi wese iyo ugiye kumuha urabimuha, ntabwo umuguza. Abaheburayo nako Imigani 21 ku murongo waho
wa gatanu, iyo umunyamwete atekereza bizana ubukire. Iyo umunyamwete ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Ukagira huti yo gushaka amafaranga, icyo gihe uzacyura ubusa. Ahubwo tuza, genda gake, koresha ibitekerezo. Ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi buzana ubusa. Rero amafaranga ni meza muri ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tuba tugomba rero gukoresha amafaranga yacu neza. Turayashaka, yego nibyo, ni byiza, kuko n'ubu ubuzima bwacu bukeneye amafaranga, ariko amafaranga tukamenya uburyo tuyakoresha, tukamenya uburyo tubyitwaramo mu gihe twayabonye, aba ari byiza cyane, kugira ngo ntiturengere, ntitwice imibereho yacu n'abandi, kandi ntiduhemukirane. Kuko njye ninguza umuntu amafaranga nimutegezeho inyungu, nayabura tuzarakaranya, dutongane, rimwe na rimwe duhinduka abanzi bitewe n'amafaranga yanjye yanze kwishyura. Niba nkeneyeho ubufasha, ndamufasha, ntitaye kuvuga ngo azanyishyura. Dufashanye muri ubu buzima, nibyo byiza. Tugabanye gushaka ubutunzi, twongere gusenga. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Bura ibi byose tuba twirukamo, amafaranga, imyambaro, ibiki byose, ibyo byose ni inyongera twasezeraniwe. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi barirukanka ku mafaranga batarimo Imana, batarimo gushaka ubwami bw'Imana, usange ntacyo yigeze ageraho bitewe no kutubaha Imana. Amaze imyaka myinshi, kandi niyo yayabona nta mahoro afite. Erega Satani nawe atanga amafaranga, akugeragerereza mu byo ushaka, akayaguha. Yamara kuyaguha ukibagirwa gusenga, ukibagirwa gufasha abandi, ahubwo ukabakandamiza kubera ko wabaye umukire, wabasumbye, ugatangira kwiyemera, ukizamura. Rero tumenye aho tugenda, tumenye ibyo dushaka, tumenye uburyo tuyitwaramo, kuko amafaranga ni umuzi w'ibibi byose nk'uko twabibonye. Ibibi byose bikorwa hano ku isi, aba ari amafaranga yabiteye. Cyane ushaka imibereho hasi hejuru, yaba mibi yaba myiza, mbone amafaranga tu. Rero tureke gukunda impiya. Rero mwakoze kubana nanjye, ntekereza ko buri muntu wese amaze kumenya ibyo yakuramo n'uburyo yashaka amafaranga, niyo yayabona akayakoresha neza. Reka rero mbasabe kugira ngo ufite ikibazo wenda kuri ibi biganiro ajye aduhereza comment hasi, kugira ngo turebe ibyo twaganiraho n'ibyo twakosora. Hanyuma mukore share ndetse na subscribe, kugira ngo dukomeze kubana muri ibi biganiro tugiye kujya dukora buri munsi. Uzajya mubibona buri cyumweru hazajya hacamo icyumweru, kugira ngo ikindi kiganiro mukibone. Kora share rero, ugisangize n'abandi. Niba hari iki cyigisho cyagufashije, cyangwa se niba ufite n'ikibazo, andika muri comment, tuzabireba, tuzagisubiza. Ngaho rero mugire umunsi mwiza, kandi Imana ikomeze kubana namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu. Amen.